Rayon Sport isaro ry'Inyanza. Twongeye kubasuza bakunzi ba Lost Talent Rwanda aho muherereye hirya no hino mu gihugu, twizere ko mumeze neza, Uwiteka akomeje kugenda barinda. Turi mu kiganiro cya sport aho tuza kurebera hamwe amakuru atandukanye akomeza kugenda avugwa hano mu Rwanda. Turibanda ku ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya AS Kigali zikomeje kugenda zirwanira rutahizamu. Turakomeza kugenda turebera hamwe ba rutahizamu ikipe ya Rayon Sport ikomeje ibiganiro nabo, ariko se muri abo rutahizamu ninde ufite amahirwe menshi yo kuba yaza mu ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza. Turaza kandi guca mu ikipe ya Rayon Sport turebera hamwe iby'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bari bafite ibibazo by'imvune baza kugaruka mu kwezi kwa kabiri. Turanyura ku mutoza Haringingo Francis Christian ukomeje kugenda yifuzwa n'ikipe yo mu gihugu cya Tanzania bita Namungo. Ese birashoboka ko Haringingo Francis Christian ashobora gusesa amasezerano n'ikipe ya Rayon Sport? Ni byinshi cyane tubikomeze kugenda tugaruka. Wowe icyo usabwa no gukora subscribe, ukareba hejuru ahantu hari akazogera ugakandaho kugira ngo uko dushyizeho ikiganiro ujye udukurikirana mu bambere. Ariko kandi ushaka kwamamaza ibikorwa byawe ushaka kutwandikira kuri 0788466591. Si ibyo gusa, ariko ushaka kugira ngo tugushyire muri group ya WhatsApp, group ya fan club Rayon twifuza, watwandikira kuri 0788466591. aha duhita tugushyira muri Rayon twifuza. Ni fan club ifite slogan igira iti tuzayibera urumuri no mu mwijima. Iyo nta yindi ni ikipe ya Rayon Sport. Muri mwe Rayon niyo nshuti. Reka kandi tukubwire wowe ubaye ufite impano rwose wifuza gushyira ku mugaragaro, ariko wabuze aho rwose impano yawe yagaragarira, uratwandikira kuri iyo nimero. Turagufasha kuko turi Lost Talent. Reka amakuru yacu rero tuyahere mu ikipe ya Rayon Sport. Akomeje kugenda havugwa amakuru menshi cyane ku bakinnyi ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda yifuza, ariko si ibyo gusa turi buze kugarukaho kuko tugiye guhera ku ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya AS Kigali. Nkuko bisanzwe iyo champion igiye gutangira, aya ni amakipe abahatanira abakinnyi. Namwe mu makipe hano mu Rwanda yemerewe gutunga abakinnyi b'abanyamahanga, cyangwa se yiyemeje kujya atunga abakinnyi b'abanyamahanga, akaba ari amwe mu makipe hano mu Rwanda kandi akomeza kugenda arwanira abakinnyi, akomeza kugenda akubitana icyo bita gapapu. Kuri iyi nshuro rero ekipe ya AS Kigali n'ikipe ya Rayon Sport bikomeje kugenda birwanira umwataka. Numwataka ukina muri Etincelle uwo bamwita Ismail Molo. Uyu nguyu ekipe ya AS Kigali akaba ariyo yabanje kugenda igaragaza ko imwifuza. Kuri iyi nshuro rero n'ikipe ya Rayon Sport nayo ikaba yegereye uyu mwataka igira ngo imubwire yuko nayo ari imwe mu makipe amwifuza. Ismail Molo ni ikipe ya Etincelle ikipe ya AS Kigali yabanje kumwegera imwereka ko ishobora kumuha ibyo yifuza byose, ariko akerekeza mu ikipe y'abanyamujyi cyangwa se ikipe y'umujyi wa Kigali. Gusa ariko ekipe ya Rayon Sport nayo ikimenya yuko rwose Ismail Molo ekipe ya Etincelle yamwegereye, bamwe mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport mu rwego rwo kugira ngo batazongera kugura abakinnyi bakomeza kugenda bibeshyaho abakinnyi batazi, ngo ekipe ya Rayon Sport yabonye ko Ismail Molo ashobora kuba ari umwe mu bataka bashobora kuganiriza bakareba uburyo bamuzana mu ikipe ya Rayon Sport. Dogora bega mitara bayo amajyepfo. Ismail Molo ni umwe muri ba rutahizamu bakina hano mu Rwanda, akaba ari umwe muri ba rutahizamu batatu bakina hano mu Rwanda ekipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda yegera igira ngo irebe ko yakuramo umwe muri abo ba rutahizamu ugomba kuza gufasha ekipe ya Rayon Sport kugira ngo ikomeze kugenda yitwara neza, cyane cyane mu mikino y'igice cya kabiri cyangwa se muri phase retour, dore ko ekipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu ikomeza kugenda igaragaza ko ifite ikibazo mu busatirizi bwayo. Hussein Birina Sarita bambutse Kivu. Ismail Molo akaba ari rutahizamu ukina mu ikipe ya Etincelle, akaba ari rutahizamu wakomeje kugenda yerekana ko ari ku rwego rwo hejuru, cyangwa se yerekana ko muri iyi shampiyona ari umwe ba rutahizamu beza bayirimo. Kuri ubu ngubu rero ekipe ya Rayon Sport iramutse iguze Ismail Molo, byumvikane ko abandi bataka bagiye batandukanye harimo Umunyemari, Musa Kamara ndetse na Traoré, abangaba bashobora kubura umwanya mu ikipe ya Rayon Sport. Abanyemari bombi binavuga ko bari mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sport uburyo yabarekura bakisubirira iwabo muri Mali. Ubwo rero igisigaye ni ukureba ese AS Kigali n'ikipe ya Rayon Sport ni iyihe kipe muri izi ngizi iri buze kwegukana Ismail Molo.
yewe rukarw'amayeri. Si bo bakinnyi gusa ekipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda yifuza hano mu Rwanda, kubera ko ni ekipe ya Rayon Sport twakomeje kugenda tugaruka mu kiganiro cyacu cya mbere yagaragaje yuko yifuza rutahizamu wa Musanze uwo bita Peter. Uyu nguyu akaba ari umunyegana ekipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda yifuza, yerekana yuko ari umwe muri rutahizamu bashobora kuyigira akamaro. Uwo nguwo akaza yongera kuri Ismail Molo, bakaba bayi rutahizamu babiri bakina mu shampiyona y'u Rwanda. Ekipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda igaragaza yuko ari bamwe muri rutahizamu ekipe ya Rayon Sport ishobora kwifuza. Nubwo hari amakuru akomeza kugenda agera kuri Lost Talent Rwanda ko ekipe ya Rayon Sport yaba iri hafi kurutsa indege i Kanombe izana rutahizamu babiri bari ku rwego mpuzamahanga, rutahizamu babiri bashoboye bazaza muri iyi kipe ya Rayon Sport, ariko ngo ibiganiro birakomeje n'ubundi n'aba bakinnyi kugira ngo barebe ko byibuze baba bafite experience ya rutahizamu umwe usanzwe ukina muri shampiyona y'u Rwanda. Byumvikane ko rero si Ismail Moro gusa ndetse n'uyu rutahizamu kipe ya Musanze Peter, hari na rutahizamu ya Fes Mubiru, uyu nguyu akaba akinira ikipe ya Sunrise. Abo akaba aribo rutahizamu batatu ekipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda yifuza ko yabonamo umwe muri abo rutahizamu kugira ngo aze gufasha ikipe ya Rayon Sport kuba yakomeza kugenda yitwara neza, dore ko ari rutahizamu nyine nkuko byumvikana bamaze kumenyera shampiyona y'u Rwanda, dore ko ari na rutahizamu bari mu batsinze ibitego byinshi muri iyi shampiyona yo mu Rwanda. Ubu nkuba n'ubutitsa nitwaje agakwaya. Byumvikane ko rero ekipe ya Rayon Sport abo ni bamwe muri rutahizamu ikomeza kugenda yifuza. Abo batatu twakomeje kugenda tugarukaho harimo ya Fes Mubiru, uyu nguyu akaba akinira ikipe ya Sunrise, akaba ari umwe muri rutahizamu beza cyane rwose bari muri iki gihugu cy'u Rwanda, dore ko yakomeje kugenda abigaragaza muri iyi kipe ya Sunrise, ayifasha rwose mu mikino imaze gukina atsinda ibitego bigiye bitandukanye. Siwe gusa rero nkuko twakomeje kugenda tubigarukaho, hari na rutahizamu ukinira ikipe ya Musanze, uyu akaba yitwa Peter, uyu akaba ari umunyegana nawe, uwa mbere ni umugande undi ni umunyegana nawe. Ekipe ya Rayon Sport ikaba ikomeje kugenda imwifuza, imwereka uburyo agomba kuza muri ikipe ya Rayon Sport, dore ko we yatangiye kumuganiriza shampiyona igitangira, yahise ibona ko ifite ikibazo kuri rutahizamu, itangira kugenda iganiriza uyu Peter, akaba ariyo shuwa ya mbere muri rutahizamu ekipe ya Rayon Sport yamaze kuganiriza. Hakaba hiyongera rutahizamu Ismail Molo, uyu nguyu akaba rutahizamu ukinira ikipe ya Etincelle ukomeza kugenda wifuza n'ikipe ya AS Kigali cyane, ariko n'ikipe ya Rayon Sport rero nayo ikaba yiyongereye ku makipe akomeje kugenda yifuza Ismail Molo. Abo ni rutahizamu batatu ikipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda yifuza bakina hano muri shampiyona yo mu Rwanda. Sibo gusa ariko hari rutahizamu waciye muri Jack Casablanca ariko biza kurangira asubiye mu gihugu cya Uganda, uwo bamwita Shaban Jackson. Uyu nguyu rero cyangwa se Muhammad Shaban, uyu nguyu akaba ari umwe mu bakinnyi ikipe ya Rayon Sport nawe ikomeje kugenda yifuza, dore ko byatangiye kuvugwa shampiyona itaratangira ko ekipe ya Rayon Sport iri kuganira n'uyu rutahizamu kugira ngo irebe uburyo yamwongera muri ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu rero ngo ibiganiro birakomeje, ariko kandi Rayon Sport none ikomeje kugenda yifuza uyu nguyu ngo ijisho ryayo ntago riri kuri aba rutahizamu bane gusa, ngo kuko ekipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda iraranganya amaso ireba aho yakura rutahizamu uri ku rwego mpuzamahanga. Ndetse ekipe ya Rayon Sport binyuze ku muvugizi wayo Jean Paul Nkurunziza ati mu minsi mike muraza kubona intwaro cyangwa se muraza kubona imbunda karahabutaka zigwa ku mutaka w'u Rwanda. Abo akaba ari rutahizamu bazaba baje mu ikipe ya Rayon Sport. Reka rero twizere ko muri ikipe ya Rayon Sport rwose ikibazo kirebana n'abasatira izamu gishobora kuba kigiye kubonerwa umuti. Ruhagoye mu ruhango bayiharazi ibihozo. Muri ekipe ya Rayon Sport kandi hakomeje kugenda havugwa amakuru atandukanye. Umutoza w'ikipe ya Rayon Sport ni Francis Christian Mbaya, uyu nguyu akaba yarakomeje kugenda yifuzwa n'ikipe yo mu gihugu cya Tanzania. Iyi akaba ari Namungo yakomeje kugenda igaragaza ko imwifuza cyane. Kuri ubu ngubu rero ibikomeza kugenda bivuga nuko uyu mutoza w'ikipe ya Rayon Sport ari Francis Christian abishobora kurangira yerekeje mu gihugu cya Tanzania, nubwo yabwiye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ko ibyo bazabimenya nyuma y'iminsi mikuru. Gisata cyose benshi muri mwereyo niyo nshuti.
Amakuru rero agera kuri Lost Talent Rwanda nuko uyu mugabo Haringingo Francis Christian Mbaya igihe yaba yerekeje mu gihugu cya Tanzania yajyana n'ubundi n'abatoza bari bamwungirije bagiye batandukanye n'ubundi barasanzwe bari muri equipe ya Rayon Sport. Byumvikane ko aramutse agiye muri Fazare equipe ya Rayon Sport yaba ihuye n'akazi katoroshye ko gushaka umutoza akaza ari mushya kongeramo n'abakinnyi bagiye batandukanye bashobora kuza ari bashya. Byumvikane ko rero kaba ari akazi katoroshye kuri komite y'ikipe ya Rayon Sport. Ariyo mpamvu bari barafashe icyemezo bavuga bati nubwo Haringingo Francis akomeje kugenda yitwara nabi cyase nubwo atari gutsinda nk'uko bikwiye bati nta kabuza ariko reka tumugumane kubera ko nta kundi twabigira. Ariko kandi andi makuru cyangwa se abafana b'ikipe ya Rayon Sport bo bakaba babona yuko ikibazo atari Haringingo Francis Christian, abona abafana bagiye batandukanye bavuga bati n'ubundi Haringingo Francis Christian akinisha abakinnyi bajyanye nyine n'ubushobozi ikipe ya Rayon Sport yagaragaje cyangwa se ubushobozi bw'abakinnyi ifite kuri ubu ngubu. Bivuga yuko nyine ari abakinnyi batari ku rwego rwo hejuru gusa, ariko kandi bikakomeza kugenda bivuga ko ikipe ya Rayon Sport yo uwitwa Jean Fidel Uwayezu yatangaga amafaranga azi ko ari kugura abakinnyi bakomeye, nubwo nyine ngo byaje kurangira harimo abakinnyi nyine bigaragara ko batari ku rwego rw'ikipe ya Rayon Sport. Abenshi bati rero ikibazo si Haringingo ahubwo ikibazo kiri mu bakomeza kugenda bagurira equipe ya Rayon Sport abakinnyi, ari naho bafite impungenge kuri abakinnyi bashya bashobora kwiyongera mu equipe ya Rayon Sport bati baza bameze nka Traoré na Kamara bati noneho byagenda gute. Nibikomeza kugenda bigaruka rero muri equipe ya Rayon Sport no mu birebana na komisiyo ya recruitment ngo hari gishobora gukorwa ku buryo equipe ya Rayon Sport ngo bishobora kuzagenda neza. Ni mu birebana no kugura abakinnyi bishobora kutazaba nk'iby'umwaka ushize cyangwa se muri Fazare. Bavuga ko equipe ya Rayon Sport ishobora kugura abarutayizamu cyangwa se abakinnyi bazwi bari ku rwego mpuzamahanga basanzwe bakina, apana b'abakinnyi ujya gushakisha amazina yabo ukayabura, ahubwo ugatangira kuyabona ari uko bageze mu equipe ya Rayon Sport. N'abahamya iyo nibutse uwo mutaga nikora ndatimana ukundare yabakeye abantu bakunda aka karirimbo rwose bakomeza kugenda bamubwira ati Modric ujye ucangamo ako karirimbo rwose twiyumvire. Ati nta karirimbo katwibutsa ibihe byiza twageze mu mwaka wa 2013 rwose. Ati umwaka tutazibagirwa, umwaka w'amateka, umwaka twari tumaze imyaka myinshi cyane rwose, imyaka igera ku 9 tutazi uko igikombe cya shampiyona gisa, ariko nyuma y'imyaka 9 tukaza kugitwara dufite kandi abakinnyi abenshi bavuga ko batari abakinnyi, yego bari abakinnyi beza ariko ngo batari abakinnyi bitangaza cyane, batariko twari dufite umutoza, dufite ubuyobozi bwiza biza kudufasha kwegukana iki gikombe. Bati rwose ati ntago twakwibagirwa abantu bagiye batandukanye bakomeje kugenda badufasha, bati barimo Murenzi Abdallah ndetse n'umutoza Didier Gomez Daloza bakomeje kugenda bafasha ikipe ya Rayon Sport kuba yakwegukana igikombe cya shampiyona mu mwaka wa 2013. Abenshi rero ikipe murayibuka, ekipe yari ikomeye, ekipe yari ifite umukinnyi Bikorimana Gerard mwizamu, ni ekipe kandi yari ifite abakinnyi bagiye batandukanye nka Karim Makenze wakinaga kuri 2, mu gihe Abbasomana abaga ari kuri 3, mu gihe mutima defense abaga ari Faustin Usengimana ndetse na Hussein, mu gihe kandi kuri 6 k'ikipe ya Rayon Sport abaga ari witwa Johnson Bagore, ni mu gihe ku 8 mu ikipe ya Rayon Sport abaga ari umukinnyi bita Aphrodis Kanombe, ni mu gihe uruhande rumwe rw'abagarucaho umukinnyi wakina ikipe ya Rayon Sport Cedric, mu rundi ruhande rukaba rwaracagaho umukinnyi bita Jamal Mwiseneza. Yari ikipe ya Rayon Sport kandi yari ifite abakinnyi bagiye batandukanye nka Kambale Salita Gentil wabaga ari imbere, ni mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport yabaga ifite n'umukinnyi uyu akaba ari Kaunga cyangwa se Uwambajimana Leo, uyu nawe yari ari muri iyi kipe ya Rayon Sport. Yari ikipe yari ikomeye cyane, yari ikipe yaje gushimisha abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, ikipe batatekerezaga ko yakora ibyo yakoze kuko abenshi barabyibuka yari ikipe yaje gutakaza amanota menshi muri shampiyona ibanza cyangwa se mu mikino ya mbere ya shampiyona, ariko mu gice cyo kwishyura ni ikipe yaje ifite gahunda ikora ibitarakorwa n'indi kipe ya hano mu Rwanda. Abenshi rero bati Modric ako karirimbo ujye ugacangamo tukumve, ati kuko iyo tukumvise rwose twumva hari ikije cyangwa se twumva dufite icyizere ko n'ejo bishobora kuzagenda neza. Crayoni wowe nkunda n'ikimenyimenyi.
dushimira abantu rero mwakomeje kugenda mutwereka ko turi kumwe 5 kuri 5 tubabwira ko amakuru y'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'amakuru ya ruhago muri rusange kuri Lost Talent Rwanda muzaza muyakurikira buri munsi nyine nk'ibisanzwe nkuko tuba twabikoze mu kiganiro cyacu cya mbere muzaza mukomeza kugenda mubikurikira hano rero reka twizere ko mumeze neza kandi mukomeze kugenda mudukurikira munakora subscribe na share ciao nza kujyana i Kanombe twibire mu birere